Ndabasuhuje cyane mwese abarimo kumva iri jwi. Ubuntu n'amahoro Yesu atanga mubane namwe mwese aho muri hose. Turakomeje kurebera hamwe amagambo tubona muri iki gitabo cyitwa Abahirwa ni bande. Uyu munsi tugeze ku cyigisho kivuga ngo hahirwa abatotezwa bahorwa gukora ibyo Imana ishaka, kuko ubwami bw'Ijuru ari ubwabo. Muri Bibiliya wabisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu KRISTO nk'uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 5 umurongo wa 10. Dusenge. Uwiteka Mana yacu, mubyeyi mwiza uhora utuzirikana uko bwije n'uko bukeye, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko uduhaye umugisha wo kwiga ijambo ryawe Mwami, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Turagusabye ngo uduhe Mwuka wawe wera, we waryandikishije, aze abane natwe, aridusobanurire, aritwumvishe, maze niriduhindura ubwo ugiye kwerekanwa uzaducire mu bwami bwawe. Ibyo ushaka kandi wishimira bibane n'umuntu wese urumva iri jambo, twese tukugirireho umugisha mu izina rya Yesu KRISTO umwami wacu, amen. Ntabwo Yesu aha abayoboke be ibyiringiro byo kugera ku cyubahiro n'ubutunzi by'isi ndetse no kubaho badahura n'ibigeragezo, ahubwo abaha amahirwe yo kugendana na shebuja mu nzira zo kwiyanga no gutukwa, kuko ab'isi batabazi. Uwaje gucungura isi yazimiye, yarwanyijwe n'imbaraga zibumbiye hamwe z'abanzi b'Imana n'umuntu. Abantu babi n'abamarayika babi bafatanyirije hamwe kurwanya umwami w'amahoro. Nubwo ijambo ryose yavugaga n'igikorwa cyose yakoraga byarimo imbabazi z'Imana, kudasa n'ab'isi kwe kwatumye bamwanga urunuka, kubera ko adashobora gutanga uburenganzira bwo gukurikiza ibyifuzo bibi bya kamere yacu, byatumye bahagurukira kumurwanya no kumwanga. Niko bimera rero ku bantu bose babaho imibereho y'abubaha Imana muri Kristo Yesu. Hagati yo gukiranuka n'icyaha, hagati y'urukundo n'urwangano, no hagati y'ukuri n'ibinyoma hari intambara idahwema. Igihe umuntu agaragaza urukundo rwa Kristo n'ubwiza bwo kwera, aba yirukana umuhashya, ingabo z'ubwami bwa Satani, maze umwami w'ababi agahagurukira kumurwanya. Gutotezwa no gutukwa bitegereje abantu bose buzuwemo n'umwuka wa Kristo. Imiterere y'akarengane ihinduka ikurikije ibihe, ariko ihame ryako ari wo mwuka ugahatse ni wa wundi wishe intore z'Uhoraho uhereye mu gihe cy'Abeli. Uko abantu bashaka kugendana n'ubushake bw'Imana, niko babona ko igicumuro cyo ku musaraba kitarashira. Abanyambaraga, abatware n'imyuka mibi yo mu kirere bagambiriye kurwanya abantu bose bumvira amategeko y'Ijuru. Ku bw'ibyo rero, uretse ko akarengane kababaza, gashobora kunezeza abigishwa ba Kristo, kuko ari ubuhamya bw'uko bagera ikirenge mu cya shebuja. Ubwo umwami Yesu atasezeraniye abantu be ko basonewe ibigeragezo, yabasezeraniye ikirushaho kuba cyiza. Yaravuze ati, uko iminsi yawe ingana niko intege zawe zizangana, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zizuzura. Gutegeka kwa 2:33 umurongo wa 25, n'urwa 2 rw'Abakorinto 12 umurongo wa 9. Uramutse uhamagariwe gushyirwa mu itanura kubwe, Yesu yakuba iruhande nk'uko yabanye na ba bakiranutsi 3 b'i Babuloni. Abakunda umucunguzi wabo bazishimira ikintu cyose cyatuma basangira n'umukiza wabo gukozwa isoni no gutukwa. Urukundo bakunda umwami wabo rutuma kubabazwa kubwe bibabera byiza. Mu bihe byose Satani yagiye atoteza abantu b'Imana, yarabababaje
arabicisha, ariko igihe bapfaga bahindukaga abaneshi. Mu kwizera kwabo kudatezuka bagaragarijemo ukomeye kuruta Satani. Satani yashobora kubabaza umubiri no kuwica, ariko ntiyashobora gukora ku bugingo buhishanywe na KRISTO mu Mana. Yashobora gushirisha umuntu mu nzu y'imbohe, ariko ntabwo yashobora kuboha umwuka w'uwo muntu. Abatotezwaga bashoboraga kurenza amaso amakuba, maze bakareba ikuzo bakavuga bati, mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, kuko kubabazwa kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Abaroma 8:18 no mu rwa kabiri rw'Abakorinto 4:17. Mu gihe cy'ibigeragezo n'itotezwa, ikuzo ry'umucyo w'Imana rihishurirwa mu bantu yatoranyije. Iyo ab'itorero ry'Imana banzwe kandi bagatotezwa n'ab'isi, baba bigira kandi batorezwa mu ishuri rya KRISTO. Bagendera mu nzira zifunganye muri iyi si, batunganyirizwa mu itanura ry'umubabaro. Bakurikira KRISTO mu ntambara ikomeye, bihanganira kwigomwa no gukorwa n'isoni, ariko kunyura mu mubabaro bibigisha ubugome n'akaga bizanwa n'icyaha, maze bakireba bakacyanga urunuka. Kubwo gufatanya imibabaro na KRISTO, bagenerwa kuzasangira ikuzo rye. Mu iyerekwa ryera, umuhanuzi yabonye abantu b'Imana banesha, maze abivuga atya ati, mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahuri, bafite inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama, bati, Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugaba w'amahanga, inzira zawe ni izo gukiranuka n'ukuri. Aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana, bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yiciye ku ntebe izaturana nabo. Ibyahishuwe 15:2 n'uwa 3 n'igice cya 7 14 n'uwa 15. Amagambo yacu yatubwiraga ngo, hahirwa abatotezwa bahorwa gukora ibyo Imana ishaka, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Ni hano arangiriye. Twabonye muri iki cyigisho ko aka karengane cyangwa se itotezwa byatangiriye ku mukiranutsi w'Imana Abeli, mu gihe yari yiyemeje kugendana n'ubushake bw'Imana. Kandi aka karengane kagiye kigaragaza mu binyejana byatambutse. Natwe abariho muri iki gihe twiyemeje kugendana na Yesu KRISTO mu nzira atuyoboyemo, natwe akarengane karaturindiriye. Reka dusabe imbaraga ya Mwuka Wera uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo ibe muri twebwe ubwo tuzaba tujyanywe kubazwa iby'imyizerere yacu, tutazacogora ngo ducike intege, ahubwo kubera ko tuzaba twambaye imbaraga, tuzahamye kugeza dupfuye, nk'uko abagaragu b'Imana ba mbere byagendaga, maze bagapfa ari abaneshi. Ntabwo twabyishoboza mu mbaraga zacu. Reka dusabe Mwuka Wera atwuzure, maze ibiturindiriye tuzabivamo turi abaneshi, mu izina rya Yesu KRISTO umwami wacu. Amen.